None byisi urazibona he kuri Kiroso Umwana wanje ngufite ishaka nakurote inzozi zitari nziza. Kinzozi? Inzozi bwoko ki mama? Nakubona wagiye kuri stage. Cyambare. Ukagikuramo. No gupfuza apfa. we kumamagaye none hasa none Neza nta kibazo. Ariko ndabona usigaye ukeye si fresh asigayeho. Ese Bruno wowe iyo udafite utugambo nta nubwo nsura. Cyokoze umva mukoreye ikosora harahiye koko. Kweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo umwami Imana zo bubemo. Meze neza se? Amateta rero. Amateta yarananiwe yararyamye. Shaka twihuta. Shaka twajya telefone ze yazishize ahangaha mubwiye ko dushaka twihuta. Amateta. Oui. Shara abantu bise bari kugushaka. Ibandese kandi ko nagiye kwisi. Ntago mbabarira amazina. Bagira mundaye. Mwana ba muraho. Muraho hambo. Ite mutaba. Neza. Mukuzi. Hari? Kumuje mutamba magayese. Tuhisaba kurugana. Mwana wa Felicitation. Namvise indirimbo yawe. Wamwumvise? Yego namwumvise ageze kuri radio rwose wavuye kuri Magic FM. Aha. Ahubwo mu minsi mike naramubona kuri televiziyo. Nibyo twifuza mama kuri ugeje urutera imbere. Yegeze akuririmbiraho se kandi. Ntago arandirimbira bazabikora. Gira nk'umunota umwe wewe. Oya azaririmba nagazambye. Azekuririmba cyane. Ndimunda gutegura indirimbo. Aha. Ivuga ngo iki se mwana wa? Gutegura indirimbo yawe na Papa Teta. Ubundi nzayitegura mama we. Nta kibazo mama sarawe. Yego arashima Imana n'ukuri. Bene nyokomeze bate? Baraho sinakubwira ngo baraho nacyo kiri mu byari binzanya Ikisa kandi kwameze nabi nguyu hambo rimwe na rimwe akunda kuba hari niwe zibihabera habaye ikisika barumuna banje barananiye pe akoranye bate se wabana bashesho ngo bavuye ku Mana Kiroso ubu ngo yigeze umusiramu ayiwe ariko ko nawe wacu rero ndase yigize ngo umwadepe ngo arere ko arajya muri Saragasirimba none se ubona basenga babirimo koko basenga idini ry'iwacu n'abadive kufatira bavuye kuri gakondo jewe rwose ndababwira fata igitabo cy'amigisho ngo twike reka tireka garafure ibyo ni by'ababyeyi badugiyemo ibyo ntabyo ushaka mbega musaza wanjye ugapfusha umuntu mukuru uzi icyo ashaka mukubite se turwane badukize bafunge bibarere buri mwana wese afite amahitamo sibyo nubwo tubarera ariko hari igihe biba ngombwa umuntu yakura akagejeje ariko wabaye musiramu mwana we kuri Kiroso rwose ntati muzazo dusure wenda nawe ushyireho akawe utagira ngo nzaza ariko ubundi ababaye byarancanze abakobwa ni kwa kundi ngira gutya natarabuka ngasanga rero ndidasi n'agakobwa Kiroso n'agakobwa bimwe wambwiraga nuko
kandi urabizi ubona ko iyi Kigali wowe uyibona ute wageze mu mujyi nyine ni ukuri nubwo wowe wavukiye i Kigali ujye ubimenya wowe utandukanye na bariya bana ni abanyagihugu ejo baraje batuzanira impinja n'ibibazo abana batateganijwe baracyari bato nabo avuye mu cyaro tuje gushaka ubuzima nzi ngo ndonye abamfashe ariko ubu ni uko ndwanya ndafata igitabo reka fata iki fata ikaramu nafata ikaramu fata igitabo byaranyuze nzaza kubaganiriza ariko rega nanjye ngira isoni nabahemukiye nanjye nababaye kure izi ni ingaruka za byose nuko nyine byose nuko ariko ni ukuri muzambe hafi nimwe papa yadusigiye ngo mutube hafi none se ubundi mutujya kure urwo rugamba urumva nzarushobora koko ariko ntacyo nzaza kubasura tubiganireho nzaza tubiganireho turebe icyo twakora naho ubundi tunyuze ahamvanye n'ahambo kuri radiyo igihangano cye rwose cyakiriwe neza n'abantu bamwaka nimero ati tugushyirireho ubufasha twamukunze cyane afite impano namwe nimugire icyo mushobora muzamufashe n'ukuratera oya nanjye ubutaha kujya muri studio y'indirimbo yindi uzambwire yego nuko mbivuga uzambwire nzafutera inkunga uri umwana wawe ndimo ndamufasha nanjye turimo turafashanya turashaka gukora indirimbo zifasha urubyiruko abantu bose muri rusange zibagarura mu murongo naho ubundi rero ntakindi wacu reka tugende nawe uri kwitegura kujya ku kazi ndabizi n'ujya wica murakoze bana nzaza kubaganiriza ndebe ikibazo cy'abariya bana nuko uje byashimisha nzaza turebe icyo twakabaye mu gihe nk'iki ibiyobyabwenge tubireke imitima yawe hano bagiye none ko mva ntabwo uko Tanti karame mabuja ako nkiyo musize ahantu reba hanze hararangaye ari ndi mu gikoni ndi gutegura Kateta arize yaje koga muri dushe yego mwana none se hano kundi barimo akajagari meze bite bana nyine bose muri salo byagenze bite abana bahajagaraje nyine none se nimba abana bahajagaraje we nta kintu ushobora gukuraho biriya bintu uba washyize mu nzira nari nyiri kwandurira ndaje mbikore aho nzanira amazi yo kunywa biravuga tubireke kuko ibyo byose ari inzira Tanti karame umperesha amazi twige umuntu aba yaguhamagariye igikoni haba hari akazi kenshi ese amazi yo kunywa nabishye none se hano mwiriwe mute neza Kateta yaje ariko agiye muri dushe gukaraba ariko ibyo kurya byahiye ntabwo biraje kubera iki se si ubwo bw'abantu usanga nawe banesheje umutwe nyine yaje mu kanya gashize nise ariko abana bariye abana bo bariye bararyamye telefone se niyo ndi gusoma iriya papeteta nawe ndebe ngo ndagukunda kandi ndagukeneye ni ukuri uzongere ugaruke simabuja kwenda kubera telefone ya bosi uyu mugore rero narabivuze n'ubundi ntacyo uhe mugore se ariko mana abagabo uko ntacyo mba ntakoze uyu mugabo uyu mugore ashaka kumusenyera uhe mugore se akagore kaje hano ushize kagufiya karakagore kiyemera kaba kagenda kameze uretse ariko katwaye bose mana we najyaga mbona impamvu asigaye atavuga nabi umushiha n'ibindi kumbi ndebera mana we
Shawaragote. Ese mabushaka amagati kagakubise. Simba nshaka amatiku y'abagore kari akagore sinzi icyo kanshakaho. Ni twagatimbura. Buriya mugore nibimubwira baratangira kwirakaza. Nanjye maze iminsi nkabona hano. Ndamukunda none ndumiwe. Amundira umugabo mu buhewe. Abona yibeshye nimero cyangwa. Mama Bruno. Reba neza ariko nanjye maze iminsi nkabona hano nayoberwa impamvu gahora kaza. Ese ubundi nzira mu rugo ntahari aje gukora iki? Yabaje kugusura arangu mwari inshuti. Ntuzongere kumukingurira. Umunsi uzabibona ntahari kandi iyo nama cyumba. Ntanagakomanga mu gukingurira ajya hama hanze asubire. Ubushoreke bwe n'uyu mugabo noneho bugiye kuntesha umutwe. Ahubwo reka mumagare mu mahambo mana we. Alo. Mama Hambo. Karame. Muraho. Nandeza mu masaka. Ariko nubwo twagiranye ibibazo warantaye burundu. Ntabwo navuga buriya ibintu bijya bibaho mu buzima ntabwo inshuti yawe wahita gutya. None se koko wazansurisha hakubwira agahinda nsigaye mfite. Agahinda yagize mu myaka yose kandi. Ndi wa mugore mwagendanaga Maburino aranza ntwaye umugabo wambabariye ukamumbariza ubu nsigaye nishwa n'agahinda mbaye nkigera mu rugo nari mvuye ahantu nsanga amwandikiye message ngo ndagukunda ngo ndagukeneye umva noneho biranzengereje mbibajije papa Teta ahise yikubita aragenda. Nta kintu yambwiye na gito ubu nyine nanjye ndaho ndi mu gihirahiro. Ndaza kuza kureba vuba tubivuge kuko umuntu akikira bisobanuye byinshi ubundi tukazajya mu kiremenya nyuma. Wambabariye se ukaza kuza nimugoroba. Reka mbere ko ndi buboneke ndaguhamagara mu kanya mubwire ko ngiye kukugeraho. Nzaba urakoze. Amajapa deshire amafime maze ubwo arasara arasizohora atagahene kanjye Se nimwe mama Hambo wiriwe? Ningiye Mama Teta. Shaka karibu mwana. Ngiriwe neza. Meze neza. Ese neza mama. Jumva ngo mama Hambo nta mahoro mfite ubu ndahangayitse. Mama Bruno agiye kuntwara umugabo. Umva noneho nabifatiye mbona message iraje nkicara muri salo ngo ndagukunda ngo ndagukeneye ibintu byinshi. Message ya Mama Bruno. Ese yo umusobanuza. Umugabo wanjye yahise yikubita aragendana n'isa noneho ntari bugaruke. Ndahangayitse. Ngomba bari ukajya kunekera uriya mugore. Ndahangane nzakora ko nshobora. Mbabarira ugenda unekera uriya mugore. Umbabarira unekere. Eshobora kuba n'ubari warerega. Ngiye ndi kwikarakasa ndaho nasamye. Twerukanaga mbona ufite amahane ntabwo narinzi ko byageze aho ngaho. Umunsigaye ndarandira nta keya ntaki yahindutse igikoko gusa. Gusa hangane njya gushaka amakuru ko nshobora bize Mama Bruno ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe genda unekere umbabarire. Wowe hangane. Nukuri nzaguhemba. Nubwo twashwanye ariko nukuri ntacyo twafereka. Hangane nta kibazo ngiye kugushakira amakuru. Umva urakoze mama reka erekeza nkugeze hano hirya. Kandi ukomeze wihangane. Nta kundi ni iby'ubu nyine. utwakanahinze ndatugurisha ariko mbone tike agahene kanjye we utwakanahinze ndatugurisha nigira Kigali. Abagore mbona batiyitaho kandi igihe nishakira umugabo neza ndabitwara ndeba ukuntu nakwigira neza. Mama Bruno umeze ute? Karame ni mwebwe Rero uri kwita neza mu mahamba ibintu birashyushye. mba nanjye ngize ngo niyiteho
nambyutse n'ingonera n'iki ngira ngo niteho rero ko umuntu yansanga nanjye nsa neza. Amakuru se ko wageze? Meze neza nta kibazo. Mama Budena narebagirwe cyangenzaga. Ni iki kikugenza? Ndabona ari kuki yasigaye witaho ngo usigaye ngurirwa ugendana ngo n'umugabo w'abandi papa teta musigayemo kandi biki. Mana nyagasani panga iki nawe suye musigaye mugendana ubwo namahoro ku mugabo tunaherukana. Ni ukuri kw'Imana. Uriya mugabo ngiye turaherukanye. Kandi hari n'undi muntu wabimbaje. Sembezaho amakuru muyakura. Ibintu bigeze kure. Oya madam, sinzi amakuru wayakuye. Kraka. Shwi. Goze mbere no kubwiye yakubeshye pe. Ntabwo bambeshye ntabwo amakuru yarenga abantu. Kuri mugabo simerukana nawe. Sembyizere. Turi kwisambu cya gihe. Ego mana yanjye urambabarire da. Inama uravuga koko. Narumiwe. Umva n'icyo cyo bintu nizere ko ari byo. Ibyo cyari kikuzanye. Ndanyinshi ahangaha ndavuga reka nyine mbyibuke nabyo mbe kubaza ko byari ngombwa ntabwo twabanye nawe. Umve yuko nyine atari byo. Ntago ari ibyo amakuru ntago ari byo. Turakomeza tugenzure tuzamenya neza nimba ari. Mariko se mugenzura iki? Abantu biruka ku muntu mukuru. Ariko ukuntu uri kwitaho muri iyi minsi ntago byoroshye. Wasanga koko usigaye. Oya. Tuva hariya hirya mu geta mwibeta n'umugabo w'abandi. Njyana umugabo w'abandi. Reka nikomereze ndananze kubyemera ubwo tuzabimenya. Igendere rwose tuzatubimereze tuzatubigana nk'uko byari bisanzwe. Nta kibazo. Sawa. Genda. Ababura gufata abagabo babo neza ngo bitere makeup. Urabona se ko ngiye ndimo ndashiyika. Nanjye nkeneye umugabo. Cyose nazabivamo. Ntabwo reka nigende. Ubwo kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha. Yes mama Borino. Hano nizere kuje. Shana ariko noneho penaje. Uraje. Mukora mu dusogisi. Hano hariho n'ubushyuhe shawe. Cyane uzi ukuntu hameze nabi. Wajya no gufungura akavandarateri ngo akayaga kaze. Se shabyo ngibyo by'uruzungu byo ugira ngo. Reka da. Bakaye ku bintu by'uruzungu. Nta mpamvu. Ariko nawe sika none yewe urazitanga. None se suje se? Arasa neza. Nta n'ikibazo. Ego. Sire kuje none. Naje. Nise waje muteka. Mu cyumba se? Mama Bruno nawe. Ubwo se ntabwo waruje. Ntabwo waruje ra? Shandaje ariko se bize. Nyine ngwino wereke. Afite icyunzwe ndumva rwose ubushyuhe imbere nabi kabisa. Reka tubukuremo. Amaye. Reka umufashe. Erega. Ahekeye. Nanjye mfite mwereka umubyibase. Ego man. Niko. Meze bitese. Meze neza. Ushaka nawe uri keza. Urabibonye? Utangiye kubibona? Sikumuntu yakunda ati. Shanawe. Hajya mu cyumba nta muntu urimo. Nta muntu uhari. None twigendeye mu cyumba. Siko nawe muranyotana mu cyumba rawo. Se tuvuge ko nawe wese ntabwo wabyemeye. Nawe ugiye kubyemera ntabyemeye. Gusa buriya. Kubanza ukayikanjamo nkaya ko nta muntu urimo hariya. Se wa muhungu wa Bruno yaba arimo ari byagenda gute? Ya nta muntu uhari. Uri keza shawe. Urabona? Mana yanjye we. Shobora na bike kabisa. Nese urahaza. Ndahaza nta kibazo. Ariko cyitondera. Ngikese ko. Gahunda se waraziteguye udahita nzibana nta. Ego ko amakuru yose ndayafite n'amakuru yose ndayafite. Hari mu cyumba iwanjye. Nta kibazo. Ego. Niho ndi buzisange. Byose. Nawe. Byose. Sinakubwira ko nzagusezeranya ibintu byiza. Nawe ukajya unyihera pe. Numva igitima kidatujera. Gute se? Erega ndi kinini cyane ubanza utandi bukugwe nawe. Urabona uri bumbashe? Wazi. Yewe we. Sha. Usikora umukobwa wawe. Genda mu cyumba. Tere mbese. Amakuru yawe amakuru yanjye. Tere mbese ubwo urumva nta soni ufite. Ziki? Ugire kuvuga ibintu by'imitungo none ushaka no gutwara papa. Ngese so naramujyanye. Namufashe mu kiziriko.
nimufashe mu kiziko mva mugore ariko ye abantu b'iki gihe mwabaye mute muri karitsiye birirwa babivuga nkagira ngo barakubeshye papa wana naho duhuriye sure sinamuheruka ubu ninjemo hano namubura wamukura hehe Igo nawe hari Fungura ndiko kujijushika kuba